kukubwira ko yakuvureri yanduye nayo wayifuze. Oya. Ntabwo nayimeshe. Hanyuma rero ndashaka kugutuma ariko se gute utayimeshe kuva mu gitondo wikoza. Umva ndashaka kugutuma. Ruguru iriya za Kabuga hari ibyo ugiye kunzanirayo. Kabuga. Ndaguha amafaranga 1000. Ariko ntiwikange ngo ni 1000 cyose ngo uhaye kujya gutega za moto. Ugende gake witonze, utega igare rira kujyana aho ndagutuma kandi rikugarure. Wabyumvise? Ko siko nawe usetsa. Ubu ndava ahangaha ngende ku igare Ikabuga nyine. Si Kabuga nkubwiye se arahandi. Nese umuye amafaranga menshi nkagenda kuri moto wawe. Oya, amafaranga 1000 igare rirakwishyuza nka 300. Ntiwumva nkubwiye 100 andura yangarurira. Hanyuma ugende urareba aho ndagutuma wongera ugaruke. Shyiramo agashati kandi umva ugende gake witonze. Nushaka utinde nta n'ikibazo. Urumva genda ushyiramo agashati. Hanyuma ariko sinzi icara gato umbwire. Hari ibyejo nigeze numva ushaka kumbwira, nshaka kwisinzirira ngo umwana ngo hope n'ibiki. Urebye urabona umugore wanjye nkunda. Urabona uriya mwana hope. Uzi ko yarasigaranye papa we wenyine. Uzi ko ejo bundi twamushyinguye. Nayo natekereje uriya mwana tumuzanye tukabana. Kude n'umwana wacu aba ku mashuri. Ubona hari icyo byatwara. Ko no ndi yajya dufasha no mu turimo ariko akaba ahangaha kugira ngo abe wenyine. Ako kantu uvuze ni keza ahubwo. Kuko yajya dufasha no mu turimo. Hanyuma buriya ndumva kumuzana nta kibazo. Simbara atangiye kuba gakumi. Hope ni mukuru yarakuze. Ntacyo azajya gufasha no gukora iriya mirimo. Enda nawe uruhuke dako papa n'ubikora winuba. Nta kibazo uzamuzana. Urakoze cyane umugore wanjye nkunda. Urakoze cyane rwose. Nzamuzana. Ariko se mite njya gushyiramo agashati mite nirukanka cyangwa mbanze ndagize turukoza turatwomba. None se urahita wirukanka utabyogeje byose ariko nk'iminota 2. Ariko wanyongeye ikindi 1000 nkagenda kuri moto umugore mwiza. Sheri ngo ngire nte wakongeye ikindi 1000 nkagenda kuri moto. Ariko nta n'isoni ugira. Ariko Karo iyo uvuga ukavuga na moto wumva ntabwo ufite. Nakubwiye ko ndaguha amafaranga 1000 ukagenda ku igare. Genda ahubwo woze ibyo byombo vuba byunyuguza ubishyira bigomba kuba iminota nk'ibiri uze ngohereza 1000 hano. Vuga banze ugende kutungana. Nta kundi reka ngende. Ntacyo hope wawe azagufasha. Semani gasa. Kuri ibintu bituyobeye neza. Ase Jemu gurambira ibiki. Umva Jemu ibintu byaranze. Ngiye ubungubu kunde bukunguko sibyo nari umwana w'urusengero sibyo ngende nyuma ya pasiteri ubona ngiye kujya mu binginzi babandi bagende nyuma ya pasiteri mu mushahara ukaza wiyongereye none ubungubu inzarira imiravuza ubuhuha mwumvishe kwiga ni danger ibintu byose ni ibibazo. Ese Jemu dukora iki? Uziko bigiye kugenda ubu tugiye gukoresha uburyo bwose bushoboka ku buryo tubona amafaranga. Urabona amafaranga se warize abantu bari gukora hanze hanga n'abantu bafite amashuri wowe rubebe urakora iki? Inzara ntago yigisha nyine wakabaye ahubwo umbwira iby'inzara yakwigishije byo guhita tubona amafaranga akakanya utavuga ngo inama tugiye gukora ariko wumva inama tugiye gukora ukuntu tugiye kubikora buri muntu wese tugiye kumutekera imitwe mpaka tubonye amafaranga. Nabona utipe bwirirwa mu mitaka n'ubukobwa bwirirwa mu mitaka buno bwa mobile money na za Tigo Cash na za Airtel money byose sibyo ifite agatekerezo cy'ukuntu twabona amafaranga kawase katugezeho ibyo tukagira vuba tugakwakwanya tukugera tukajya kubatuburira bose wiwe yose kagenda ukamuha ushaka amafaranga nk'ibihumbi 10 tujye tugenda tuyabahereze twongere tuyisubize ahubwo noneho n'amakonti yawe yose tuyavidure. Uzigasa inama numva ya mbere ifatika ku buryo twahita tubikora neza. Tugiye mu mitaka ya miti ribu yatwica twahita tujya muri gereza bakadukatira imyaka myinshi abumva ukuntu bimeze
sibyo urabizi njye nari maze iminsi mu rusengero nibera mu rusengero sibyo banza wumve nari maze iminsi mu rusengero wumvishe ubukata zose namaze kujya gute namaze kuzimenya tugiye kureba ahantu dukodesha sare agasari gatoya tujye dusengera abantu tubahanurire tubabwire ko ibitangaza bigiye gukoreka iyo niyo deal nzima umvishe muri ikigoryi mani je muri ikigoryi uri ikigoryi nese wakigoryiye ko nkubwiye ngo tujye mu mitaka ya ino mitaka bano bantu bo ku muhanda ukabyanga warangiza ukambwira ngo twigire ngo aba pastor ngo ibiki n'iki byose ntago ari uguteka umutwe nujya kuba pastor bwo ntago ari biri bugukurikirana biragukurikirana gutese nese ninde muntu hanura wumva leta yakurikiranye wari wumva umuntu hanura leta ivugenda ivuga ngo wahanuye ibiki bakagufunga banza noneho bimbwira umvishe aho kugiye mu mitaka ya mitiyo ribi ikagufata ihita igufunga gukata nk'imyaka 10 ukaza warazimye neza umvishe umva nkubwire je nimba ndimo kugubita akantu k'ubwenge reka buyangenze ubwenge nkubwire nyine nta kuramba kudapfa sibyo reka nkwereke sibyo kano kanya ahubwo ubu ngubu twagakwiye kuba turimo tuvuga ngo twanzire ku cyo tugiye gukora ngiye kano kanya mpita nshaka umuntu mpita mpamagara direct sibyo tumutekere umutwe kuri telefone sibyo tumwaka amafaranga kandi arayaduhereza uwo nguwo nitumubona byibura tubonye nk'umuvene turaba tubonye igishoro bone dutangire tujye mu kazi nese urigira pasiteri uzi mirongo ingahe ya Bibiliya aguka ibyo kuba pasiteri ntago ari ikibazo wagenda kwa ukandika ya mirongo myiza ifasha abantu ukagenda ubasomera ntago ari ikibazo wumvishe ahubwo ako kantu mbwiye ni inyamibwa ibyo ngibyo twabikora kugira tubone igishoro duhite tuvamo twigendere ubundi duhite dukomeza iyo business yacu yo kugira duhanura abantu tukabizeza ibitangaza sibyo twabwira ko bagiye kuva mu bukene rege inzano ubwitwisha ntago itwishe twenyine nabandi rabishe umvishe icyo nkwemera rero ko nta gitekerezo cyane gisubiza inyuma wani icyo gitekerezo ni inyamibwa byahataye noneho hano nawe ufite telefone sibyo mfiteho n'amayinite sibyo njye mfite abajama banjye sibyo bazi ano masystem yose bano batipe bo mu mitaka bakoreraho sibyo basanzwe n'ubundi batuye abahaka sibyo barahakinga neza noneho ikintu ngiye gukora sibyo ndahamagara umuji umwe sibyo narangiza ankubite nimero imwe muzo bajya bahamagara sibyo deni nanjye mite nyikoringa tugire gute amafaranga hiteze kuri konti shaka amafaranga sibyo unyohereza muri ba bantu bawe ujye utuburira najye ukamamo nimero imwe sha nanjye nkarako nakubonera nk'imuvene ndashaka igishoro bikore wihuta sha umva Patrick ambwiye ko agiye kubikora noneho gahunda zicize ugiye gucamo neza ayo mafaranga nitumara kuyafata siko imeze tuyashyize ahantu dukodesha akantu kameze nk'agasengero niyo kaba yaka icyuma akomano wagiye gushyiramo abantu niko bimeze tujye dushyiramo abantu tubasengeye tubahanuriye niko bimeze urahinduye se nakubwiye ko tugiye gushaka igishoro sibyo cyo kujya gushora muri bari abantu bo mu mitaka sha tukabona ukuntu natwe dukuba ukamushyira veno gatwara ijana sibyo bintu twabikora kangahe bitaradufata ibyo bintu twabikora kangahe bitaradufata reka dushaka icyumba sibyo duhanurira abantu tubizeza ibitangaza urebe ukuntu nk'amafaranga aza kumudendezo okay nta kibazo sibyo nta n'ingaro nta kibazo reka tubikore gusa no kuvuga ngo iyi deal yo igomba guca mu byanga byakunda siko bimeze iyo ngiyo byarangiye yanyuzemo byarangiye dore n'aka message arakohereje Patrick Allo nitwa Gasana nkaba ndi umushoferi ndi umushoferi ndahangaha ku bitaro ndi Kacyiru umuntu umpaye nimero yawe bamwita Olivier ambwiye yuko ari wowe ushobora kunkemura ikibazo mfite Olivier wa undi yambwiye yuko ngo ari inshuti yawe Olivier ni uwo nguwo ndi Kacyiru nari nagize ikibazo nzanye umurwayi none mbuze amafaranga y'ibitaro kandi ubu ngubu tuvugana
imodoka yanjye nari imaze kuyisiga mu igaraje, bari bampaye iminota 15 yo kuba mpageze kandi nta mafaranga nari nabona. Ngerageje no kujya ku muhanda ngo ndebe aba agent ba mobile money nyakureho, nsanga ntago bakoze. Ikindi kandi ahantu mpagaze banke zindi kure, ndashaka ukuntu wamfasha ukanyureza ibihumbi nka 20 nkakura umurwayi mu bitaro, deni mu minota itarenze nk'itanu maze gusohoka mu bitaro ndahita nongera nyakoherereza, kandi nanarenzaho n'agafanta k'ibihumbi nka 15. Bikore nta kibazo rwose. Inimero yanjye ba muri mobile money, ndi umwizerwa rwose, baranzi Kacyiru hose baranzi, no kwa Auguste baranzi, no kuri kakazu k'amazi baranzi, nta hantu na hamwe batanzi. Ninjye utwara abagenzi bahariya bose baranzi cyane rwose. Uramutse wageze ukabariza umuntu witwa Gasana w'umushoferi, bahita bakunyereka. Gerageza rwose ubinkorere. Umva Gasa, ngiye kariya gakino nari maze iminsi nkasaziyemo. Ubakanga tugiye gukora ubu nakaguzi kacu tugiye kuzika hano. Ubu murada inzara ufite iraza kuza gushira. Bawitonze. Arabikora ndabizi. Nibyo mba nkubwira, dore nibyo mba nkubwira. Ambwiye icyo. Nibyo mba nkubwira, dore ngaya yaje sha. Nibyo mba nkubwira, dore amafaranga ngaya hano. Dore nimero ngiyi, buretse dore nimero ngiyi mobile money, buretse. Dore nimero ngiyi mobile money, sibyo? Buretse account uri kubibona, dore n'amatariki ngaya hano. Wayibonye? Shyira hano mbanze ndebe neza ariko. Reba balance. Randika hano mbanze ndebe. Reba balance ni Shyira hano mbanze ndebe ariko. Ibihumbi 20 n'amafaranga 30. Shyira hano mbanze ndebe. Kisinzi kwirebera se. Rivana mino kimbaye nirebere noneho ngewe. Vana mino kimbaye nirebere. Oya. Ni dore n'ibihumbi 20 n'amafaranga 30. Nago bibona wowe sha. Igishoro twakibonye. Ubu tubura nk'abantu nka 5. Araba bayangaye ibihumbi 100. Ibihumbi 100 duhita dukodesha chambrette y'ibihumbi 20 cyangwa 40. Sibyo? Dukore mu kwezi kumwe. Ubundi tugiye duhage neza. Sibyo niko imeze. Reka dushaka abantu 5 nk'aba ngaba bataye ubwenge. Kandi amafaranga turaza kuza kuyabona. Kana nakubwiye umusaza. Zamoraje. Anyway. Mama. Yego, makuru. Yo, karibu wacu. Aha rero niho mu rugo. Ugiye kujya naho banyine. Kaba umwana mu rugo. Wanyu waje kizacu. Barabimbuye. Rero mwereka aha hose. Niho mu rugo nyine. Sajya ukora amasuku. Hose ni mu rugo nta kibazo. Sajya wisanga. Ariko hano nyine bagiye kwinjira bakuramo inkweto. Inkweto. Witumwereka naho amasafuriya aba naho inkono ziri hose. Ajye yisanga n'umukobwa w'inkumi.
aha rero niho mu rugo murakoze. ibintu byose urisanga mu kanya ndakwereka icyumba cyawe Cyanjye? icyumba cyawe kirateguye kimeze neza rwose Murakoze, iwacu twararaga muri salo. reka oya hano naho abashyitsi bicara akabati kajyamo ibikoresho ibintu byose urabibona Mbese niko bita akabati? kariya ni akabati hanyuma uzajya wisanga ibyombo urye hano hari ibiryo dufite umwana umwe yagiye ku ishuri ngo naza muzajya mukina muganire nta kibazo Murakoze. aka ni akameza rwose nta kibazo uzajya yahanagura igihe ari ngombwa ni ameza None se kiriya ni igiki? turi kubona ari nk'iki buriya Kuba najyana telefone. iyi ntabwo ari telefone bayita telekomande Telekomande? nzakwigisha uko Ikora ikoreshwa iki? nzakwereka uko ikoreshwa hariya kuri televiziyo tureba amakuru duhindura ibihugu Eh. tureba umupira byose urabona izi aka ni agake ufite yego iyi ni telefone se ubu se irahamagara yewe Ikanitaba kandi nkumva neza. reka yewe hari ubwo tuzanakugurira telefone nziza mbega Muzaba mukoze cyane cyane ariko. nta Nanjye kibazo. nzaba umwana mwiza, nzajya nitonda nkore imirimo yose mwambwira. Namenye uko ugeze mu mujyi haba utuntu twinshi turangaza Nuko ntuzarangara ntabwo njya ndangara. sawa uzaba umwana mwiza Nzaba umwana mwiza ku buryo uduhungu muzankunda. hanze aha turakamiye tuzajya tureba iyo nzobe yawe dushaka kuguhindanya uramenye Ntabwo ndanabatinya. na karori aba ahari nta kibazo Ntabwo bamvugisha. umuntu ukitse uzajya uza hano mbere yo kumuha karibu uzajya ubanza kumbaza umenye arinde ntabwo nyankunda abantu bavogera runo rugo Ndabyumva. simba kunda kandi sinkunda agakungu k'abakobwa Nta nabo tuzamenyana. muzamenye Nzajya mbitondera ku buryo batazanshuka. sawa genda hariya mu cyumba rero wahagana hepfo urabona ahantu hari amasafuriya ntabwo nakwarurira umukobwa ufata ibyo kurya ufata ibiguhaza nta kibazo hari n'icyayi hirya muri teremusi nacyo si ukunywa nta kibazo ngaho Murakoze ahantu cyane. hose urisanga Murakoze. karoni ndabona wa mukobwa ari inkumi cara hano rero umbwira ukuntu wamukuye ahantu yari ari ntibagize ikibazo se ariko se karoni uriya mukobwa buri munyugushuye mwa kiriya cyaro gute siko yakuze yabaye inkumi ndume yarakuze nagezeyo abaturage bose baraza bavuye mu ntoki abavuye mu mateke sinzi ko amateke kibaho baraza bicara mu mbuga baza kureba nyine umuntu uvuye Kigali barebaga amakote bakabona ko uri umukire reka reka nawe dore kwikubisemo wihinduriza ukagira ngo si wo urabizi nyine ntuzi gutereta se burya nazaga ameze ndi umusirimu byanjye gutereta aho ngaho utanyibutse untereta rero ntaramenya neza iby'umujyi ahubwo sheri hari agatekerezo nagize urabona uriya mwana aracyari mutoya ubona ute tumushyize mu ishuri niyo ryaba ari ryo kwiga imyuga gusa byaba byose aba ari ukuvangavanga ntibakubone mu makote uyu mwanya utangiye no kuzana se bizatwara amafaranga uretse gato taze turebe n'imikorere ye turebe ko afungutse mu mutwe yaniga ntumve ibyo bintu bisohora amafaranga umuntu yabitekereza no ejo niho umwana yagiye mu ishuri none uyu munsi ngo n'undi mu ishuri mureke ariko ntacyo tuzabyigaho nta kibazo cyari igitekerezo ariko urakoze ufite igitekerezo cyiza haba niko n'ibindi byose babitekerezaga neza hanyuma urabona ko ejo bundi nakubwiye ibyakuvurenza gusanga ntiwabyitayeho urajya ubipangana n'uriya mukobwa uko bizifurwa ibyombo byozwa umwereke ko abitenga mu kabati urumva ibintu byose bimere neza babaye babiri nta no kwiyishyura kuko ubuze ntari kugotomera umuceri ese wigaragaza ndabona utangiye kumwitambikira sinamenye n'icyo umuzaniye ndareba yarashibuye ububuno mu cyaro hari ibiti simbizi ariko ndamuretse kanigire kuri WhatsApp ahubwo mvugane n'abantu sinamenye ibiri ku mbuga uyu munsi nanjye kanigiye gukuramo imyenda ndebe icyo nkora inyuma hariya yego nyine sibyo nakubwira ariko ukomeza unyicaye iruhande ndeba cyangwa wabonye washyizemo ikote ugira ngo wagarutse